Ni mu masaha y'igitondo, Garve rero arabyuka maze akireba muri miruwari, yihanagura mu maso, ariko ni ukuri n'ubundi akireba akiyoberwa, dore ko nyine aba yaraye anywa inzoga ijoro ryose, aba yaryamye bugiye gucya. Arireba rero akabona rwose amaso yatukuye ndetse yanabyimbye, mbese aba asa nabi mu buryo bugaragara. Agerageza kujya muri dushe maze akaza akitegura, gusa nyine uba ubona nawe ibyo arimo atabizi. Arambara rero maze yarangiza akagenda yerekeza kuri sale iba igomba kuberamo ubukwe. Akinjira ahita asanga Annabella amutegereje, dore ko rwose ari we uba waburaga. Naho rero abanyamakuru ndetse n'abatumirwa bo rwose baba biteguye, kamera zose ziba ziri kureba ku muryango, imirabyo rero ihita itangira gucicikana, ndetse rwose ukabona abantu batangiye kuzana akamwenyu ku maso. Akomeza yinjira rero, naho rero Annabella we ahita aza kumusanganira, dore ko aba yashyushye nyine, uyu munsi aba ari umunsi w'ubukwe bwabo. Ahita abwira rero Garve ati ariko se sheri, kubera iki koko watinze? Nyamara rero akivuga ibi areba mu maso y'uyu musore akabona ntibisanzwe, ndetse yamwegera neza akumva umwuka ari guhumeka ni inzoga gusa wagira ngo yanazikarabye ndetse aranazisiga. Ahita amubaza ati sheri, wasinze ku munsi w'ubukwe bwacu? Naho rero uyu musore Garve aramwihorera, aba yumva nta jambo afite ryo kumubwira. Niho rero uyu mukobwa ahita amufata mu kiganza ati ngwino tujye ahiherereye maze tubanze tuvugane, tugomba kubanza kuvugana mbere y'ubukwe. Nyamara abanyamakuru bo ntabwo baba batuje kwifatira aya mavideo ndetse n'aya mafoto, dore ko nyine biba ari ibihe by'ingenzi kuri bo. Garve rero ahita amwishikuza ati hoya rwose ntabwo ari ngombwa ngo tujye ahiherereye, turavuganira hano, nditeguye kuvugana nawe. Ndagira ngo nkubwire yuko njyewe ndambiwe, ibi ndabirambiwe rwose. Ndambiwe kubona papa wanjye ari we umpitiramo buri kimwe, niwe umpitiramo uwo nzashaka, niwe umpitiramo umwanya ngomba kukipa muri kampani, hasigaye gato rwose wajya ampitiramo n'icyo ngomba kwambara. Mbese wagira ngo ntabwo ntekereza. Ibi byose ababivuga asakuza cyane. Annabella rero we isoni ziba zamwishe, yumva yapfuka ku munwa wa Garve, ariko ntabwo byashoboka kubera ko aba yarakaye cyane, aba ari kuvuga asakuza. Aka kanya rero abanyamakuru nibwo baba bari gufata amavideo y'ingenzi ndetse n'amafoto, dore ko ntawe uri guhumbya muri bo, kamera ziba zimeze neza cyane, kubera ko nyine aha niho rwose baba bari kubona amakuru ya nyayo. Naho rero Annabella akomeza kubwira Garve ati sheri, wambabariye kuko ugatuza maze twavugana twiherereye. Naho Garve rero ati hoya rwose wimbuza kuvuga ndeka, agahinda mfite ndumva kenda kunturitsa, ntabwo mbyumva ukuntu ababyeyi banjye nazajya nkora ibintu byose kugira ngo bashimishe, ariko nta na rimwe batekereza kuri njyewe. Kuki badatekereza ku marangamutima yanjye se? Ntabwo rwose ibi bintu ntibishoboye. Ndashaka kukubwira yuko ubu bukwe bitakukibaye, nawe urabizi neza ko ntagukunda, ni ibintu wiyiziye. Naho rero Annabella ati we nta kibazo, ibyo kuba utankunda se urakeka ko utazankunda? Uzankunda ndabizi, wowe ahubwo tuza. Garve rero ati hoya byarangiye, narangije gufata umwanzuro, ibi bintu rwose ntabwo nkibikoze. Amara kuvuga ibyo rero maze agahita yisohokera, agasohoka muri iyi sale, bakamukurikiza amakamera bamufotora. Na Annabella we aba yabuze aho arigitira, isoni ziba zamwishe. Umukobwa wo mu bakire, umukobwa mwiza, umukobwa w'umwiyemezi, uyu munsi rwose isi yose ibimwikaragiyeho, aba yabuze ahantu areba, nta jambo na rimwe ryo kuvuga aba afite. Garve rero agisohoka, ikintu cya mbere akora ni ugukuraho telefone, kubera ko ntabwo aba yifuza amatelefone ya famiye ye, y'inshuti ze n'abandi bantu bose bari bumuhamagare. Ahita agenda rero atazi iyo agiye, maze akajya kubona akabona anyuze imbere y'ahantu hari akabare. Ntabwo rero aciye ko ahita yinjiramo maze agatangira kunywa inzoga, dore ko abatekereza yuko ari buze kwibagirwa buri kimwe cyose. Mu gusohoka ariko anyura ku muryango, yafashe ibirabyo byose bari bateguye maze atangira kugenda bishwanyaguza abinyanyagiza. Gusa yafashe ururabyo rumwe yagombaga kuza guha umugeni we, maze abarirwa ajyana ahantu hose yagendaga yari ari kurujyana. Yari ari kuvuga ati uru nguru ngomba kurushyira kure kugira ngo uyu munsi mwibagirwe. Aho hose rero yari yicaye ari kunywa inzoga, rwa rurabyo yari akirwicaranye. Yaranyweye rero kugeza igihe asigara atakiri kubara amasaha, ndetse nta kintu na kimwe ari gutekereza, mbese yarasinze birenga gusinda.
Byaje kugera aho rero amasaha yakuze cyane, maze ava ha hantu nyine yari yanywereye, aragenda yicara ku muhanda, imvura nayo kandi yari nyinshi cyane, imvura rero yarahamunyagiriye, iritondera amunyagira ariko ntiyahava, yaraharaye ijoro ryose. Bwakeye rero za ndabyo nyine kubera n'ukuntu yaziraranye n'ahantu hose yazigendanaga zari zumye, zabaye nyine nk'indabyo zimaze igihe, gusa zari zimuri iruhande aho yari yicaye mu mazi, imyenda itose, ubona rwose imvura yamunyagiye byiza byiza. Uyu munsi rero bumaze gucya, n'ubundi nyine imvura rwose yari ikiri nyinshi, gusa yari yakomeje kunyagirwa. Takina rero nawe yari ari kuva ku kazi, dore ko nyine yari yaraye ku kazi ijoro ryose, yagombaga gutaha mu gitondo. Agera hano rero ku muhanda ari kwiruka ajya gutega bisi, sinzi ukuntu areba maze akabona uyu musore uba wicaye ari kunyagirwa yatose, mu bigaragara ubona ko yari yambaye neza mbere y'uko anyagirwa, indabyo nazo zumagaye zimuri iruhande. Uyu mukobwa aratera intambwe amwegera nubwo aba afite ubwoba, maze akavugira kure y'uyu musore ati sinzi icyo wabaye, nta nubwo nzi uwo uri we, ariko ikintu kimwe nshaka kukubwira ni uko nyuma y'ibibazo byose ubuzima bukomeza. Humura rwose uyu munsi biba ari bibi, ariko ejo bikaba byiza. Wowe nyine courage, haguruka maze urwane, ndabizi neza ko ibyo uri kurwana nabyo uzabitsinda. Uyu musore rero yubuye amaso maze yitegereza uyu mukobwa mutoya umubwiye amagambo yo kumukomeza. Takina yakomeje kwitegereza uyu musore, wakabaye ari mwiza rwose iyaba atasinze, ariko nyine inzoga zari zamwishe, maze atekereza ko hari uyu musore adafite aho ataha, ariyo mpamvu yicaye hano maze akanyagirirwa. Yakoze rero mu isakoshi ye maze amuhereza inoti, yaramubwiye ati noneho ugerageze ufate tagisi, nubwo ntazi aho utaha rwose, ariko uve muri iyi mvura maze ugende ukarabe amazi ashyushye, unywe icyayi gishyushye, uryame uramera neza, wikomeza rwose kwiyangiza winyagiza. Yahise rero yigendera, dore ko uyu musore nyine yabonaga rwose adashaka kumusubiza. Yaragiye yiruka kubera ko yagombaga kujya kureba musaza we, yagombaga kujya guha imiti. Garve we yitegereje uyu mukobwa kugeza arenze. Ya noti yamuhaye rero yakomeje kuyireba ayihinduranya mu biganza, yongera ayireba. Ni ubwa mbere umuntu yaramweretse umutima mwiza, ni ubwa mbere umuntu yaramweretse ko amwitayeho, nta kindi kintu na kimwe amushakaho. Yakomeje gutekereza rero amagambo uyu mukobwa yamubwiye, ati yenda uyu munsi ntabwo bimeze neza, ariko humura ejo bizaba ari byiza cyane, wowe gusa gira imbaraga urwane n'ubuzima. Aya magambo yakomeje kuyatekerezaho, maze atekereza ko rwose atari byiza ko yakomeza kwangiza ubuzima bwe, kuko nubwo ibi byose byamubayeho, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ashyire iherezo ku buzima bwe. Garve rero yarahagurutse maze ajya ku ruhande ahantu hatari kunyagirwa, yarihanaguye maze afata telefone ye yari yagerageje kubika rwose bikomeye, maze asanga nta nubwo amazi yigeze yinjiramo imbere, yarayifashe arayicana kubw'amahirwe iraka. Gusa ibyo yasanze muri iyi telefone byatumye n'ubundi yongera agahita yizimya, dore ko yasanze abantu bose bamuhamagaye, telefone yari iri hafi guturika kubera kumuhamagara. Ikindi kandi nta zindi notification yabonaga uretse iz'imitwe y'ibinyamakuru byari byanditse bati Garve umuhungu udakeneye gufata responsabilité, ikigwari, umuhungu washyize mu kaga imitungo y'ababyeyi we, umuhungu wataye fiancé bagiye gusezerana. Mbese bamuvugaga ibintu byose kandi birimo ijambo ikigwari. Akireba ibi bintu yabonye atabasha kubyihanganira, maze rwose ahita yongera yizimiriza telefone ye arayibika. Garve rero yahise yibuka nyine n'ubundi amagambo Takina yamubwiye, maze ahita agenda ajya gushaka icyumba cya hoteli. Yaragiye arakaraba nk'uko rwose Takina yabimubwiye, asaba rero icyayi gishyushye maze aranywa. Yagiye mu buriri arishyushya, arongera nyine amera neza. Yahise noneho acana televiziyo maze atangira kureba amakuru
gusa nabyo ntabwo byamuhiriye kuko yasanze amakuru yose ari ku mashene yose avuga nyine iby'uko yataye umugeni we ndetse ko imiryango yabo yari iri hafi guhuza bizinesi maze zikagira imbaraga, nyamara bikaba byarangiye uyu musore asebeje bikomeye umukobwa w'abandi. Ni ayo makuru yonyine bavugaga, nyamara ntabwo rwose yari yiteguye guhangana n'ibi bintu. Televiziyo nayo yahise ayizimya maze araryama gato ngo yumve ko yasinzira, ariko ibitotsi ntabyo yari kubona. Galvin rero yongera gucana telefone ye, gusa ntabwo kuri iyi nshuro aba agiye guhamagara umuntu n'umwe wo muri famiye ye, ahubwo ahita ahamagara umusaza w'umwavoka wabo. Uyu rero niwe wenyine yari yizeye rwose ko ashobora kumwumva, dore ko nyine ari we yabonaga n'ubusanzwe amushyigikira. Yaramubwiye atumva ndagushaka nyine byihutirwa, yamurangiye aho ari, ariko aramubwira ati ntihagire umuntu n'umwe ubwira aho ndi. Uyu musaza rero nyuma y'isaha imwe gusa yari amugezeho. Yaraje rero akinjira ati ni ukuri wakoze amahano, ndakubwiza ukuri ibintu wakoze rwose ubu inkuru zawe nizo ziri kuvugwa hanze aha. Galvin ati ndabizi, gusa nyine umbabarire kuba nagushyize muri ibi bintu, kandi rwose ntifuzaga kugushyiramo. Galvin rero yahise akomeza amubwira ati ndifuza kugusaba serivisi, ndashaka kuba mvuzeho gatoya, ndashaka kuba nihishe, atari uko nihishe nyine inshingano, ahubwo ndifuza gushyira ubuzima bwanjye ku murongo kubera ko burimo akajagari. Ndifuza kubanza kubona amahoro yo mu mutima, ntabwo ntekanye habe na gatoya. Nkeneye rero kuba ngiye kure y'ibibazo byose maze nkabasha gutekana. Gusa nyine ababyeyi banjye bo ntabwo bagomba kumenya aho ndi, ariko babwire ko meze neza kandi nyine nkeneye umutuzo. Naho rero uyu mwavoka ahita amubwira ati wagira ngo rwose nari mbizi kubera ko nkuzaniye amadosiye y'amazina atari ayawe, imyirondoro nyine itari iyawe, kugira ngo ahantu ujya he kugira umuntu n'umwe ubasha kukumenya, ndetse rwose nagukodeshereje n'inzu ahantu muri karitsiye itazwi, kandi nayo nyikodesha ku mazina atari ayawe. Ndakeka rero uri bubashe gutuza. Naho rero Galvin ati none se ibi byose wabitekereje ute? Uyu mwavoka ati kera nyine nyogokuru wawe yahoraga ambwira yuko hari igihe kizagera maze ugakenera kuba uri wenyine, niwe rero wari warambwiye gutegura ibi byangombwa ngo igihe uzaba rwose ukeneye kuruhuka uzagenda ubiruhukireho. Galvin rero arumirwa ati ntabwo rwose mbyumva, nyogokuru wanjye amaze imyaka 5 apfuye, niwe wanyitagaho ku buryo amaze gupfa natekereje ko nta wundi muntu ushyigikiye usigaye ku isi, ariko ikintu kintangaje ni uko na nyuma y'urupfu rwe n'ubundi agikomeza kumfasha, aracyakomeje rwose kunyitaho. Ahita afata bya bintu byose rero uyu mwavoka aba amuzaniye maze akamushimira byimazeyo. Uyu mwavoka rero ahita amubaza ati none se rwo ngufashije ibi bintu byose, ubu nyine kampani yanyu ntigiye gusubira inyuma ko ari wowe wayiyoboraga ubizi? Naho rero uyu musore ati oya ntugire ikibazo rwose, abandi bazayiyobora, ikindi kandi inshingano ndazigushyize mu biganza. Igihe bizaba bikenewe ko ari njye ngomba gusinya cyangwa gutanga icyemezo cya nyuma, ibyo byose ndabigushinze, uzabikore mu mwanya wanjye, ndakwizeye kandi ndabizi ko wabikora neza. Galvin rero asigaye wenyine yarongeye yireba muri miruwari, ariko abona rwose nubwo isura ari iye, ariko nyamara ibintu byose byari byamwivangiyeho. Yahise atangira gutekereza rero kuri wa mukobwa wamugiriye neza ndetse wamukomeje. Yifuje rero kuba yakongera kumubona. We nyine yahise atekereza ati ibyo aribyo byose uriya mukobwa ashobora rwose kuba ari umunasi, kuko nta wundi muntu wavuga amagambo ameze kuriya. Yatangiye kumushakisha ku bitaro bya hafi aho, akeka ko rwose ariho yaba akora, nyamara nta nubwo yari azi n'izina rye, ko ari ugushakisha gusa. Yatekerezaga ko nta kandi kazi yakora uretse ako gufasha abantu. Gusa nyine byarangiye atamubonye, maze afata umwanzuro wo kugenda akajya nyine hantu bari bamukodeshereje inzu. Yari karitsiye ituje cyane, idatuyemo abantu b'abakire cyane, ituyemo abantu nyine baciriritse, ba bantu rwose batari no kumumenya, bataba bitaye ku by'amabizinesi. Nta muntu n'umwe wari umuzi muri iriya karitsiye.
Icyo rero Garuve atari yaramenye ni uko Takina yakoraga ahubwo muri kantine, aho bagaburiraga abantu bagiye batandukanye, babahaga icyayi ndetse n'imigati, dore ko nyine ariho abashoferi, abaganga n'abandi bantu bose, abarimu bo muri kino gice bose bazaga gufatira ibya mu gitondo. Mu masaha y'igitondo rero Takina aba ari mu kazi ari kwambara itaburiye neza, maze bosi we akamubwira ati uyu munsi rero turaza kuba dufite abakiriya benshi, ni byiza ko rwose tugomba kuba dufite imigati ihagije kubera ko haranakonje, ndetse n'icyayi kibe gihagije kandi gishyushye neza. Takina ati byose birateguye rwose ntugire ikibazo. Bosi we rero yari abizi ko uyu mukobwa ari umunyamurava cyane, yakoranaga imbaraga kandi ibintu byose akabishyira ku murongo neza. Mu kanya gato rero umukiriya yarinjiye, dore ko abakiriya bari bataratangira kwinjira ari benshi, maze Takina ahindukira areba mu muryango. Yabonye rero uyu musore uri kwinjira, maze atekereza ko ashobora kuba amuzi, ariko atekereza ahantu amuzi haramuyobera. Uyu musore we rero yahise ababwira ati mwaramutse neza, ati ndifuza icyayi gishyushye cyane ndetse rwose n'umugati kuko ndakonje. Takina ati ntugire ikibazo kuko iyo niyo specialite yacu, ubu rwose wageze aho uri bwakirwe neza nk'umwami. Uyu musore rero yahise amwenyura ati ndabishimiye cyane. Sinzi ukuntu rero bombi barebanye maze bagahuza amaso. Bagihuza amaso Takina yahise amwibuka ati ni wowe wa musore wari wambaye ikositime yanyagiwe, iruhande rwe hari indabyo zumagaye. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati ni wowe wa mukobwa w'umwana mwiza, wa mukobwa ufite umutima mwiza, sinatekerezaga ko rwose nzongera kukubona, gusa ngize amahirwe rwose kuba nongeye guhura nawe. Takina ati none se noneho nibura umeze neza? Uyu musore ati yego rwose meze neza kubera wowe. Takina ati wowe ariko nta birenze. Naho rero Garuve ati oya rwose warakoze cyane, kiriya gikorwa wakoze ntabwo gisanzwe. Takina ati oya ni ibisanzwe, biranabikorera buri muntu wese. Naho rero Garuve ati yego wowe wabikorera umuntu wese kubera ko ufite umutima mwiza, ariko ntabwo ari buri wese wabikorera undi muntu. Undi mukiriya rero yahise yinjira maze ahamagara Takina. Nuko rero Takina yavuye imbere y'uyu musore, ariko nyine yari yamaze kumuha komande. Yagiye kwitaba uyu mukiriya maze anagaruka azanye komande ya Garuve. Akiyizana rero Garuve yatangiye gufata ku itasi ngo ashyuhe kuko rwose yari akonje cyane, ariko icyayi cyo cyari gishyushye. Naho rero Garuve yahise amubwira atumva ni ukuri ngize amahirwe kuba nongeye kukubona, naragushatse birenze ibikenewe, gusa nyine ntabwo natekereje ko nagushakira no mu makantine. Natekerezaga ko byanze bikunze uri umunasi, kubera yuko ukuntu nyine nabonye ufite umutima mwiza, n'ukuntu nyine wavugaga amagambo meza, numvaga wagira ngo umenyereye kubwira abantu bababaye kugira ngo ubakomeze. Naho rero Takina yahise amubwira ati n'ubundi rwose bisa nabyo, kubera ko nyine ubu ngubu rwose nibyo ndi kwigira, mu gihe gitoya nzaba namaze kuba umunasi. Gusa nyine biriya ni ibintu biba biri mu muntu, ntabwo bisaba ngo warabyize, kuko nta muntu wiga umutima mwiza, ni nk'uko nta muntu wiga ikinyabupfura. Ibyo ni ibintu byose umuntu nyine byizana. Garuve rero amara gufata icyayi cye, maze nyine akabwira Takina ati wakoze cyane, icyayi rwose cyari kimeze neza. Naho Takina ati muzagaruke. Garuve ati sibyo umbwiriza, nzajya nza buri uko nzajya mbona akanya. Ati ikindi kandi courage rwose, kubera ko ibintu uri kwiga ni ibintu byawe rwose nta gushidikanya. Ahita rero amusigira tipu nini rwose, kubera ko nyine aba yamuseriviye neza. Aramusezerera maze akagenda. Naho rero Takina basigara yibaza ukuntu ibintu bihurirana, ukuntu uyu musore bahuriye ku nzira kandi rwose hatari hafi ya hano, kuko we yari ari kujya gutega bisi ngo atahe, nyamara bakaba bongeye bagahura. Ahita avuga ati burya koko isi ni ntoya, urabona ukuntu umuntu mushobora guhurira ahantu hariho hose. Ariko nanone ndibaza uru ruhurirane rwabaye, gusa nanone abakiriya bahita binjira ari benshi, maze ntakomeze gutekereza ibi bintu yari ari gutekereza, ahubwo nyine agahita ajya mu kazi, dore ko rwose kaba kamaze kuba kenshi.
Iminsi rero yagiye ikurikira, Garuve buri munsi yazaga nyine muri iyi kantine maze akaza kwifatira agacyayi, dore ko nibura yari yarabonye umuntu umwe gusa ushobora no kumuganiriza. Yatangiye rero kujya aganira na Takina ndetse batangira kumenyana, atangira kugenda nyine amwibwira nubwo ibyo yamubwiraga bitari ibya nyabyo. Naho Takina rero nawe amubwira nyine ko ari umwana w'umukobwa urera musaza we, ndetse musaza we arwaye aba agomba kumwitaho, ko rero akora utuzi twinshi kugira ngo nyine abe yabasha kwita kuri uyu musaza we. Uko rero Garuve yavaga hano yaragendaga agafata ajenda maze agatangira kwandika. Ntabwo nawe yabaga azi impamvu ari kwandika, nta nubwo yabaga azi aho bivuye, ariko yabaga yumva nyine umutima uri kumuhatiriza ngo yandike. Amezi rero yaragiye arashira, nyamara niko rwose Takina ndetse na Garuve bari bamaze kuba inshuti. Uyu musore rero uretse no kuba yarategaga amatwi cyane Takina, yanafataga mu mutwe ibintu byose babaga baganiriye, byose yarabizirikanaga, nko kuba yaramubwiraga uko umusaza we ameze, imiti ari gufata muri icyo gihe, ama examen ari kwitegura mu hazaza. Ibyo byose uyu musore yarabifataga rwose mu mutwe. Maze umunsi umwe nyine yamubajije uko ari kwitegura ikizami, maze uyu mukobwa atangazwa no kubona akibyibuka kandi yarabimubwiye mu byumweru bibiri bishize. Yahise amubaza ati none se uracyabyibuka? Naho rero Garuve ati cyane rwose, ntabwo nabyibagirwa, kubera ko nyine rega iyo uri kumbwira ntabwo ari uko babuze icyo ukora, rero sinabyibagirwa. Biba ari ingenzi kuri njyewe kumenya uko umeze ndetse n'uko musaza wawe ameze. Uyu mukobwa rero yaratangaye, yatangajwe n'ukuntu uyu musore nyine azirikana ibihe byose uyu mukobwa abamo. Garuve rero mu kumva ubuzima uyu mukobwa Takina yabayemo, bw'uko yatangiye kurera musaza we afite imyaka 12 naho umusaza we afite 7, kandi nyamara musaza we yari yaravukanye indwara y'umutima, yamwitagaho rero uko bishobotse kose, ndetse yakeneraga n'imiti ihenze. Nyamara ibyo byose uyu mukobwa yarabikoze kandi abifatanya n'akazi. Garuve rero acyumva ibi, yumvise nyine uyu mukobwa amuteye impuhwe, maze yumva rwose agomba kumufasha, ariko nanone mu ibanga rikomeye. Yatangiye rero guhamagara nyine abantu baziranye, maze ababwira nyine aho babinyuza kugira ngo bafashe uyu mukobwa. Nyuma rero y'icyumweru Takina abwiye byose Garuve, yarabyutse ari ku kazi, maze ku ishuri baramuhamagara bamubwira yuko noneho rwose kuva yabaho yabashije kwishyura amafaranga y'umwaka wose kandi akayishyurira ku gihe. Naho rero Takina yahise ababwira ati hoya rwose ntabwo ari njye nayishyuye, ubwo mwibeshye. Naho rero kontabule wo ku ishuri wabo yahise amubwira ati hoya ntabwo twibeshye, haje nyine umushinga wishyurira abana batishoboye ndetse rwose abana nyine badafite ababyeyi, nawe rero waje kuri urwo rutonde niyo mpamvu bakwishyuriye. Takina atekereza neza akumva uwo mushinga ntiyigeze yumva uvugwa ku ishuri, ariko ibyo byose ntacyo biba bimubwiye, kuko muri we aba yumva aruhutse, aba avuga ati nibura aya mafaranga nari kuzishyura minerivare, dore ko ari na menshi cyane, nzayaguramo imiti ya musaza wanjye. Nubwo bwose bari gutekereza uko uyu mushinga wavutse, ariko agera akavuga ati ibyo ntabwo bindeba, icyangombwa ni uko ngize amahirwe maze nyine nkaba niboneye abanyishyurira. Nyuma rero y'ikindi cyumweru kwa muganga naho bahamagaye Takina, maze bamubwira ko musaza we yagiye ku rutonde rw'abantu bagomba kwitabwaho, by'umwihariko ko hari gurupe nyine y'abashakashatsi yaje kuri iki kigo cyabo, ikaba rero hari abantu nyine yahisemo gufata kugira ngo babishyurire bakorerwe ubuvuzi. Bakibibwira rero Takina yahise avuga ati tekereza ko twari tumaze imyaka 2 yose turi ku rutonde ariko twarabuze umuntu wadufasha. Ntabwo rero yifuzaga rwose ko banamuha amadetaye, icyangombwa cyari uko byakemutse. Ibyishimo rero byari byose, yibazaga impamvu ibisubizo bye byose biri kuza byihuta.
Umugoroba umwe rero Takina na musaza we baba bari gusangira agapiza bishimye cyane rwose. Uyu umuvandimwe wa Takina ibyishimo biba byamurenze, ni ubwa mbere rwose babashije kwicara maze ukabona ari kujya aseka buri kanya. Takina ati ko mbona ibyishimo byakurenze, naho rero umuvandimwe we ati ni ukuri ndishimye cyane, muganga yambwiye yuko ubuzima bwanjye buri kugenda bumera neza, ndetse ko rwose ubuvuzi bari kunkorera buri kugenda butanga nyine ibisubizo byiza. Naho rero Takina nawe ahita amwenyura ati ndishimye ku bwawe ni ukuri, kubera ko rwose wahoze uri umuhungu w'intwari kuva na kera. Naho uyu muvandimwe we ati hoya, ahubwo njyewe mfite mushiki wanjye w'intwarikazi rwose. Takina rero nawe ahita asubiza amaso inyuma maze agatekereza ati ariko ni ukuri ibintu biri kumbaho rwose muri iyi minsi ntabwo bisanzwe, ibintu byose biri kumbaho ni ibintu byiza gusa. Tekereza nawe, ishuri ryanjye ririshyuwe, ubuvuzi bwa musaza wanjye burabonetse, ku kazi naho ibintu byose rwose biragenda neza, sinzi impamvu ndi kumva mfite umunezero mwinshi. Takina rero akiri muri ibyo bitekerezo, umuvandimwe ahita amubaza ati ariko se sister wanjye nkwibarize, uriya musore ni muntu ki? Naho rero Takina ati urambaza ndetse. Naho rero uyu muvandimwe we ati uriya nyine buri gihe iyo dukeneye ubufasha tubona atungutse, uriya nyine wagira ngo ni marayika murinzi. Uriya musore nyine nabonye n'izina rye naribonye ku rupapuro rwo kwa muganga bagiye kumvura. Ikindi kandi nigeze no kumva uriya mubosi wawe wa hariya ukorera amuvuga ko ari we wagize uruhare kugira ngo babashe gusana hari ahantu mukorera. Naho rero nyine Takina atangaye ati uravuga se Garuve? Garuve ni inshuti yanjye isanzwe, ni umuntu usanzwe cyane, sinibaza ko ari ahantu yaba ahuriye n'ibyo ngibyo. Naho rero kuba yabaza buri gihe dufite ibibazo nuko nyine ari inshuti yacu, ubwo rero nyine umuntu akunda kuza kenshi. Naho uyu mwana ati hoya rwose ntabwo ngewe ariko mbitekereza, sintekereza ko ari ibintu bihurirana, ahubwo uriya musore ashobora kuba abifitemo uruhare. Ibintu byose biri guhindura ubuzima bwacu ashobora kuba abifitemo uruhare. Yahise rero abaza mushiki we ati ariko ubundi nkwibarize, wigeze ugira amatsiko yo kuba wasacinga ngo umenye amakuru ye yose? Naho rero Takina ati hoya rwose ntabwo nigeze mbitekereza, nta n'impamvu ariko nari mfite yo kubikora. Naho rero uyu umuvandimwe we ati ariko njyewe nabikora kuko rwose nta kandi kazi n'ubundi mba mfite, nkunda kuba niyicariye hano. Yahise afata mashine ye ayiyerekezaho maze atangira gusacinga amazina y'uyu musore. Nyamara rero ikintu cyamutangaje, yasanze amazina y'uyu musore amaze amezi 6 gusa abayeho. Mbere yaho nta makuru na make yigeze abona kuri uyu musore. Yahise abwira rero mushiki we atumva rero nkubwire, uyu musore mu bigaragara cyo wagira ngo rwose hashize amezi 6 avutse, kubera yuko mbere yaho nta makuru y'ubuzima bwe na make wabona. Naho Takina ati birashoboka yuko nyine akunda ko ubuzima bwe nyine buba buri prive, ntabwo akunda kubushyira ku karubanda, niyo mpamvu nta makuru y'ubonye. Naho uyu mwana ati hoya ntabwo rwose ndi kubyumva, sinumva ko ari byo, njye sinzi impamvu mba numva hari ikintu kimbwira ko hari ikintu Garuve aduhisha. Nyamara rero nubwo rwose Takina nawe aba ari gukubitaho agatima maze akumva byo rwose nawe akeneye kumenya amakuru, musaza we ntabwo aba yicaye, aguma kuri mashine ari gukomeza yisomera amakuru. Sinzi ukuntu aza kuva ku kinyamakuru cyari cyanditse inkuru nyine ku musore wataye fiance we ku munsi w'ubukwe, umusore w'umukire cyane wataye fiance we ku munsi wabo bari biteguyeho ubukwe. Uyu mwana rero ahita abwira mushiki we ati reba hano, reba hano, uyu nguyu urabona atari Garuve? Naho rero Takina yitegereza uyu muntu maze akabona neza neza ni Garuve, areba ubwanwa afite, akamureba wese akabona ni we, ariko nanone agatekereza ko hari ashobora kuba atari we.
naho rero umusaza we akomeza kumusomera ati kuva rero uyu munsi nyine yakora aya mahano ntabwo rwose yongeye kugaruka, yarabuze burundu ku buryo yaburiwe irengero. Naho rero uyu mwana akomeza abwira mushiki we ati nyamara aya matariki uyu musore yaburiyeho arasa neza neza n'ayo yatangiriye kujya aza mu buzima bwacu. Akibwira rero ibi Takina we yashubije ubwenge inyuma maze yibuka neza cyane wa munsi nyine amusanga yanyagiwe, yasinze, afite indabyo, yambaye kositimu bigaragara rwose ko yari kuba agiye mu bukwe. Yahise ndibuka neza ko iyi kositimu bari kuvuga bari kwerekana mu binyamakuru ari nayo rwose yari yambaye uwo munsi. Takina rero yahise avuga ati hoya ntabwo bishoboka, ntabwo uyu Garuve bari kuvuga ari we waba rwose na Garuve tuziranye. Gusa nyine hano mu binyamakuru bamuvuganaga nyine bavugaga Garuve ariko bakongeraho n'izina rye ry'umuryango. Uyu mwana rero yahise amubwira ati narakubwiye ko rwose uyu musore afite ibintu adukinze, urabona ko nyine uyu musore ni umukire cyane, ndibaza ahubwo impamvu yaje mu buzima bwacu, kubera iki yaje hano, kubera iki se ahubwo ubwo bukwe bwe nyine ataritse buba, kubera iki yataye fiyanse we, ndumva rwose mufiteho ibibazo byinshi. Nyamara muri kano kanya Takina nta kintu na kimwe ari kubasha gusubiza uyu mwana kuko nawe yumvaga ibintu nyine byose byivanze. Uyu mwana rero yahise abwira Takina ati cyakoze ubu mbashije gusobanukirwa impamvu nyine yaduhaga ubu bufasha bwose mu ibanga rikomeye. Njyewe narabibonye ko ari we uri kuduha ubufasha, kubera ko buri gihe uko twabaga dufite ikibazo rwose niwe watugobokaga. Ikindi kandi urumva ko nyine namubonye ku mpapuro nyinshi z'ibintu byose bidusayidira. Naho rero Takina we mu mutima yari ari gutekereza ati ariko se ubu nkwiye kumurakarira, ariko se nanone kubera iki nakamurakariye? Yego rwose nakabaye murakarira kubera ko atambwije ukuri. Njye nakomeje kugira ngo ni umuturanyi wanjye nyine, ni umuntu wa hafi aha, sinigeze menya yuko ari kuri uru rwego. Ariko nanone kandi ngomba kumushimira kubera ko yadufashije mu ibanga, nyamara ubu bufasha twari tubukeneye. Ariko mu by'ukuri nkwiriye nyine ko tuganira nkamenya ukuri kose, nuko ntaramenya kano kanya. Musaza we rero nawe wagira ngo rwose abasaba mu mutima we yahise abumba mashine maze aramubaza ati hanyuma se ubu ugiye gukora iki? Naho Takina ati ngomba kuganira nawe kubera ko nyine agomba kumbwira ukuri kose, niba yarinjiye mu buzima bwacu agomba no kumbwira buri kimwe cyose kimwerekeye. Buracya rero mu gitondo maze Takina agasubira ku kazi nk'ibisanzwe, aho nyine buri gitondo Garuve yazaga kunywa icyayi nk'uko rwose byari bisanzwe. N'ubundi rero yagiye kubona abona arinjiye, yaramuteguriye nk'ibisanzwe amuha cya cyayi yakundaga nyine n'umugati uko yabikundaga. Mu kanya gato rero yaragiye aramwegera maze aramubaza ati nukuri ndumva arifuza ko rwose twavugana. Naho Garuve ati nta kibazo, ati ahubwo se ko ndeba wahindutse? Naho rero Takina ati mfite rwose amatsiko yo kumenya impamvu watubeshye, kuki utatubwiye yuko uri Garuve, ahita yongeraho nyine n'izina rye rya famiye. Naho uyu musore ati ntabwo rwose nigeze mbibabwira kuko ntabwo numvaga nyine ari ibyangombwa cyane, ubundi iryo zina uvuze narisize inyuma wa munsi wansangaga ku muhanda imvura yanyagiye yampitiyeho. Uriya munsi buriya nari ntorotse ubukwe butarimo urukundo habe na mba, ubukwe rwose bw'igitugu, ubukwe butarimo ibyishimo, ndetse rwose ubuzima bwanjye bwose butarimo umunezero nari mbusize inyuma yanjye. Uriya munsi rero duhura ni ukuri wambereye nk'igitangaza, kubera ko ni wowe muntu wa mbere wankoreye geste rwose itangaje, wankoreye geste y'ubumuntu. Noneho nongeye kugira ibyishimo umunsi nongera kugusanga ukora hano, numvise umunezero unyuzuye, dore ko rwose nari mbonye umuntu nyamuntu, ndetse nari mbonye umuntu ugiye kuba inshuti yanjye. Siniriwe rero nkubwira ibyo byose kuko numvaga ubwo ari ubuzima bwanjye nasize inyuma, kandi ntifuza ko bunkurikira, ndetse ntanifuza ko bwasenya umubano wanjye n'undi muntu uwo ari we wese. Muri kano kanya rero Takina ari kumva ibi byose yari yamaze rwose kwibagirwa ko yanaje nyine yumva yamurakariye ko yamubeshye.
yahise rwose yumva byose birangiye kubera ukuntu uyu musore yamuganirije atuje maze akanamubwira ko rwose ahashize he yumva ari nk'agahinda gusa nta byishimo yigeze ahagirira. Ibyishimo bya mbere yabibonye ari uko amaze guhura na Takina ndetse n'umuvandimwe we. Takina rero yahise amubwira ati noneho ibintu byose byiza byatubayeho muri kino gihe ni wowe ubiri inyuma. Naho rero uyu musore ati hoya ntabwo ari ukuvuga ko ari njye mbiri inyuma, nuko rwose mubikwiriye, buriya biriya byari ibisubizo byanyu, ahubwo nyine Imana kuko igomba gucisha mu muntu ni njye yacishijemo kugira ngo ibisubizo byanyu mbibazanire. Nagombaga kubafasha uko byagenda kose, nubwo ntifuzaga ko mumenya uwo ndi we, ariko rwose nifuzaga ko nyine nabafasha. Nabonye ukuntu ukora, ugakora ubutaruhuka, ugakorana imbaraga zawe zose, ukita kuri musaza wawe, maze mbona nanjye rwose nkwiye kuguha ubufasha kugira ngo ibintu byose bigende neza, cyane cyane ko nari mbishoboye. Kandi se ubundi inshuti zimaze iki? Hari ikindi se inshuti zimaze uretse gufashanya igihe bikomeye? Takina rero ahita areba hasi kuko aba yumva rwose uyu musore ari gukomeza nyine kumuha amagambo atuma rwose yakabaye aceceka. Takina rero yamaze kumva ibi byose maze ahita abwira Garuve ati urakoze cyane, kandi ni ukuri warakoze cyane kuba mu buzima bwacu, warakoze kubw'ibyo wadukoreye byose, ndagushimiye ni ukuri, kubera ko rwose nibyo ibyo uvuze, uri igisubizo cyavuye ku Mana, kuko narasenze cyane ngo Imana imfashe, ubwo rero niwe yabinyujijemo, ariko rwose wumve yuko ngushimiye kandi cyane. Naho rero Garuve ati nanjye ndanezerewe kuko kuva nabaho ni ubwa mbere amafaranga yanjye akoze ikintu cy'umumaro, nanjye nkabyumva ko rwose ari ikintu cy'umumaro. Ahari kuri iyi nshuro nanjye rwose naba nkoresheje amafaranga yanjye neza. Nyuma y'iminsi mike rero Annabella, umukobwa wari waratawe rwose ku munsi we w'ubukwe, nawe ntabwo yari atuje, dore ko yifuzaga kumenya aho Garuve yaba ari byanze bikunze. Yari yarashyizeho abantu benshi birirwa baneka ngo bashakishe uyu musore ahantu yaba ari, nyamara rero nta muntu buriya rwose waburirwa irengero kandi ari ku isi. Nyuma y'iminsi mike baje kuvumbura ko uyu musore nyine yari ari muri iyi karitsiye kandi ituwe n'abantu nyine batishoboye, ndetse ko rwose yakundaga kujya muri kantine uyu mukobwa yakoreragamo, umukobwa nawe nyine uri aho ngaho w'umunyacyaro. Ubwo rero nyine uyu Annabella yaragiye ajya guha ibiganiro nyine abanyamakuru, maze ababwira ko bisa nkaho rwose yamaze kuvumbura aho umusore we yahungiye, ko yagiye akajya ahantu mu cyaro, maze ubu ngubu akaba ari kumwe n'umukobwa w'umunyacyaro, umukobwa utanazi ngo uyu musore ni muntu ki. Icyo batari bazi ni uko nyine Takina yari yamaze kumenya amakuru yose yerekeranye kuri Garuve, ariko nyine abantu bose batekerezaga ko ahari uyu mukobwa nta gitekerezo afite habe na kimwe. Iminsi yakurikiye rero ibintu noneho bitangira guhinduka, dore yuko hazaga nyine abantu ubona rwose wagira ngo ntabwo bari bazanywe no kugira icyo bagura muri iyi kantine, ahubwo bakaza ubona bose baza bitegereza Takina bakongera bakigendera. Yasohokaga ku ishuri ukabona abantu bose baba babahura mu nzira baramureba bidasanzwe. Umunsi rero wakurikiye noneho yaje nyine ku kazi, maze asanga bahamutangiriye, abanyamakuru nyine baje bahagaze, kamera rwose bazitunganyije, batangiye kumubaza ibibazo byinshi bati uriyumva ute se kuba nyine ubaye igikinisho gishya cy'uyu muhungu uhora akinisha abakobwa, uriyumva ute nkaho rwose nawe uguye mu mutego we? Yumvise ibi byose ariko ntiyagira ikintu abasubiza, yarabacitse maze arigendera. Nyamara akigera mu rugo yasanze musaza we nawe ari kwitonganya, ariko uvuga ati ariko urabona ukuntu bantangiriye imbere yo kwa muganga bashaka kunkuramo amakuru,
bumvaga se koko njye nababwira iki? Naho rero Takina ati byagenze bite se? Umusaza we ati nyine abanyamakuru bari bahuzuye, bashakaga ko nyine mbaha amakuru ku bikwerekeyeho wowe ndetse na Garuve. Naho rero Takina ati umbabarire rwose musaza wanjye kuba narakwinjije muri ibi bintu. Naho umusaza we ati hoya, ntabwo ari amakosa yawe, amakosa ni aya Annabella, kuko ibi byose niwe ubiri inyuma, arifuza kubasebya wowe ndetse na Garuve, arashaka kubasebya nta kindi. Ibi byose ni imigambi ye. Wikumva ko rero ufite amakosa, nta makosa ufite rwose, kandi na Garuve nta makosa afite. Niba yaramwanze akanga ko bakora ubukwe, nuko nyine buriya yari yabonye badahuza, nuko hari bitaragendaga. Ariko nyine urumva uriya mukobwa yararakaye, niyo mpamvu nyine atifuza ko hari undi muntu baba bameranye neza. Takina rero yarebye musaza we maze areba ukuntu azi ubwenge, afite ibitekerezo bizima, ndetse rwose aba yatekereje kure, maze ahita amuhobera ati ndagukunda cyane musaza wanjye. Naho rero umusaza we nawe ati urabizi nyine, urabizi kuri ntwari yanjye. Bakiri muri ibyo rero telefone ya Takina ihita isona, aritaba kuko aba ari na nimero atazi rwose, abatekereza ko nyine ari bamwe muri abo bari kugenda bamugendaho muri iyi minsi, nanone bashobora kuba bamuhamagaye. Nyamara rero ahita yumva ari ijwi ry'umuntu w'umukobwa, ijwi ariko nanone rituje cyane. Ahita amubwira rero uko yitwa, maze agahita amubwira ko ari sekreteri wa avoka wa famiye ya Garuve. Ahita amubwira ko rero uyu mwavoka yifuza kuvugana na Takina kandi byihuse, ko bibaye ngombwa rwose byanagakozwe uyu munsi cyangwa se umunsi ukurikira. Takina rero nta mahitamo aba afite, aremera rwose, maze akamubwira ko umunsi ukurikira azaza kubitaba. Buracya rero maze akitegura, yambara utwenda azi ko rwose ari two twiza afite, maze akagenda ajya aho bamurangiye. Agerayo rero maze bakamwinjiza muri biro y'uyu mwavoka. Akimubona ahita amubwira ati umeze neza Takina? Naho Takina ati yego meze neza. Ati ndifuza kumenya impamvu mwampamagaye hano. Uyu mwavoka rero nawe nta gutinda aba afite, ni wa mwavoka nyine n'ubundi wa Garuve. Ahita abwira Takina ati nta gutinda rwose, ndifuza yuko naguha amafaranga kandi menshi afatika, ariko ukava mu buzima bwa Garuve, ntuzongere kumuvuga ukundi, ntuzongere kugaragara mu nkuru ze, mbese ukava mu buzima bwe burundu burundu. Naho rero Takina ahita amubaza ati amafaranga menshi? Ati noneho murashaka kungura? Muratekereza se ko nyine nkeneye amafaranga kugira ngo mbe nava mu buzima bwe? Ni Garuve se wabasabye ko mwampaye ayo mafaranga? Ndifuza kuvugana nawe, niba ari nawe nyine, maze tukavugana. Naho uyu mwavoka ati hoya rwose, Garuve nta mwanya afite, arahuze, afite ibintu byinshi arimo, ariko nyine ibyo turi kugusaba ni ku neza yawe ndetse n'iye, kugira ngo rwose amafoto yawe ndetse n'inkuru zawe na Garuve bijye gukomeza kuvugwa mu binyamakuru. Takina ahita ababwira ati buri kintu icyo ari cyo cyose nakora keretse nimbanza kuvugana na Garuve, naho rwose tutaravugana, uwagutumye uwo ari we wese umubwire ko nta kintu rwose na kimwe namufasha. Ahita anisohokera akigendera, maze ya mafaranga rwose akaba arayanze. Takina rero akiri gusohoka hano, bigaragara ko rwose umubabaro nyine wamwishe, ahita yumva akamesaje kuri telefone ye, maze akireba aka kamesaje kaba kari kumubwira kati nsanga kwa muganga, ndi kuri hopitali nyine, bamubwira n'izina ryayo, mu cyumba nimero iyi ngiyi. Ahita rero agenda yihuta, aba yibaza umuntu umubwiye ngo amusange kwa muganga, abatekereza ati ibyo ari byo byose, niba nyine atari umuvandimwe wanjye, ubwo nyine byanze bikunze ni Garuve, nta wundi waba ambwiye ngo mpamusange. Yagiye yihuta rero, maze ageze nyine kwa muganga asaba uruhushya nyine rwo kwinjira muri cya cyumba, ariko bamubwiye ko nyine nta muntu n'umwe wemerewe kuhinjira.
Yahise rero asubira inyuma maze afata ikanzu ye yajyaga akoresha yaje muri stage, maze aba arayambaye aca ahandi, noneho yahanyuze neza cyane, bazi ko nyine ari muri stage hano nta muntu n'umwe wigeze amuhagarika. Yaragiye yinjira muri cya cyumba, maze akinjira ahita asanga Garuve ahagaze ku muryango w'idirishya, dore yari ari ku idirishya nyine ari kwirebera hanze. Yarinjiye ahita amubaza ati kuri hano urarwaye se, umeze neza? Naho rero Garuve ati meze neza cyane, ahubwo se gutuje hano ninde wahakurangiye? Naho rero Takina ati umuntu ntazi yanyoherereje message. Garuve rero yatunguwe no kuba hari umuntu rwose woherereje message uyu mukobwa. Yahise amubaza ati none se wowe ubundi wari uri hehe? Naho rero Takina atumva ibintu biri kumbaho rwose ntabwo wabyumva, umwavoka wawe yari yantumyeho kugira ngo ampe amafaranga kugira ngo mve mu buzima bwawe. Nanone kandi ibi bintu byarongeye bitungura Garuve ati umwavoka wanjye ibyo bintu ntabwo yabikora, ndakeka ahubwo ubwo ari imbaraga za mama wanjye bashobora kuba rwose bari kumushyiraho igitutu kugira ngo akore ibyo bintu, kuko ubundi ntabwo yabinkora. Takina atari ko se ubundi ni ibihe bibazo biri mu muryango wawe, bimeze bite rwose, kuki bari kubimvangamo? Ati nako nta mpamvu yo kukubaza ibintu byinshi, icyangombwa nuko mbonye ko umeze neza, gusa ubanza abantu b'iwanyu bari gutekereza ko ushobora kuba ufite ibibazo cyangwa se urwaye nko mu mutwe, simbizi, sinzi ukuntu bari kugutekereza. Agiye kwisohokera rero Garuve ahita amufata akaboko maze akamugarura ati hoya mbabarira, ntabwo rwose nari kugenda, ndetse nta nubwo meze neza igihe cyose ntarakubwira ibyo nashakaga kukubwira. Takina ati hanyuma se ibindi wifuza kumbwira ni ibiki? Garuve ati ndifuza kukubwira yuko wampinduriye ubuzima. Naho Takina ati ngewe nguhinduriye ubuzima? Naguhinduriye ubuzima gute se? Naho Garuve ati kuva twahura wampinduriye ibitekerezo, kandi rwose ibintu byose nakoze kuva nahura nawe ndakubwiza ukuri ni iby'umumaro gusa. Takina rero atangira gutangara, maze Garuve agahita amubwira atumva ndakubwiza ukuri ubu ngubu rwose, noneho imishinga yose nongeye muri kampani yacu ni imishinga y'umumaro gusa kandi izagirira abantu bose akamaro. Ibyo byose rero ni ukubera wowe watumye menya yuko rwose ibyo nakoraga atari byo byari iby'umumaro, ahubwo nyine amafaranga yanjye akwiriye gukorera ku bintu bifitiye inyungu buri wese, atari uko kandi hari icyo azanyinjiriza, atari uko hari ikizangarukira, ahubwo nyine ari uko uwo muntu wakorewe igikorwa runaka agikeneye kurusha abandi. Kano kanya rero Takina nyine yarahindukiye maze areba uyu musore, asanga uyu musore ari kumureba atuje cyane. Takina ahita amubwira atari ko noneho urantangaje ni ukuri, hanyuma se urumva uzaguma muri buno buzima kugeza ryari? Naho rero Garuve ati ni ukuri ngiye ndishimye cyane, ibyo bantekerezaho simbizi, baba batekereza ko ndi umusazi, baba batekereza ko ibyo ndimo ntabizi, ntabwo rwose ibyo bindeba, ariko ngewe hano mu buzima bwanyu ndishimye cyane kuba ndi kumwe nawe na musaza wawe muri famiye nziza, kandi muri famiye yanjye, muri famiye nigiyeho ibintu byinshi cyane nakabaye narize mu myaka myinshi yashize. Ikindi kandi ndabakunda cyane, by'umwihariko wowe ndagukunda cyane cyane rwose birenze uko wabitekereza. Kandi nanone Imana nyine buriya yarakunyoherereje wa munsi nari nihebye, numvaga ubuzima bwarangiye, numvaga nyine nta kintu cyiza na kimwe nzongera kubona, ariko uriya munsi narakubonye, kandi nkubona mu isura itandukanye nuko nabonaga abandi bantu. Ubwo rero rwose urumva ko nta kintu cyatuma mbava iruhande, nta kintu cyatuma njya kure yanyu. Takina we rwose yari yumiwe neza neza, yari yabuze ikintu na kimwe yavuga, kubera ko ibintu byari byamubereyeho icyarimwe uyu munsi, byari ibintu utabonera igisubizo, byari ibintu byo kwicara agashyira ubwenge ku gihe ndetse rwose agatekereza. Yahise rero abwira uyu musore ati ntakubeshye, nkeneye kwicara ngatekereza, nkeneye gutuza,
nkeneye nyine gushyira ubwenge bwanjye ku gihe kuko ndumva bujagaraye birenze uko waba uri kubitekereza. Nyuma rero y'iminsi mike Garuve yahamagaye Takina maze aramubwira ati rero ngiye nyine gusubira mu kazi kanjye ho gatoya, gusa nyine umbabarire unyizere kubera ko rwose ndagukeneye ndetse cyane. Ikindi kandi hari nyine ikirori nshaka koroganiza, ndifuza ko rwose wazaba ukirimo ndetse n'umuvandimwe wawe. Ibyo byose nta kibazo, nzakorohereza mesaje maze nkubwire byose uko bizagenda ndetse nkubwire n'aho kizabera. Takina rero yumvaga nyine ibyo bintu ari kumubwira ari nk'inzozi, yibaza ku kuntu azajya mu kirori kirimo abakire bagenzi ba Garuve ndetse n'abandi bantu bose ataziranye nabo, akumva ahari ntabwo rwose yakwibonamo. Naho rero umuvandimwe wari umuri iruhande yahise amubwira atumva, witangira rwose guhangayika, icyo kirori uzakijyamo kandi nawe uzaba ubereye kukijyamo, ubwo burenganzira urabufite kubera ko uri inshuti ya Garuve. Sinzi impamvu mbona biguhangayikishije. Naho Takina ati cecekere, ndumva rwose biteye ubwoba kwibona aho hantu. Gusa nyine umuvandimwe we yakomeje kumubwira ko rwose adakwiriye guhangayika. Umunsi rero warageze maze bajya muri kino kirori, baragiye bajya neza aho nyine Garuve yari yabarangiye. Barinjiye babona ni ahantu hari abantu b'abakire gusa, abantu nyine ubona bo mu rwego rwo hejuru. Gusa musaza wa Takina yakomezaga kumukomanga ati tuza tuza rwose humura, kuko nawe ufite impamvu uri hano, bagutumiye ntabwo witumiye, sinibaza impamvu ufite ubwoba. Baratambutse rero baragenda nyine bajya mu bandi bantu maze barahagarara. Mu kanya gato rero MC yarababwiye ati tugiye rero kwakira umuyobozi, nawe nyine ugiye kutugezaho ijambo nyamukuru. Garuve rero yahise aza nyine kuri stage maze arahagarara, atangira rero kubabwira ijambo. Yari yambaye neza bitangaje ku buryo Takina yamurebye maze akabona wagira ngo ntabwo amuzi. Naho rero Garuve yatangiye ababwira ati uyu munsi rero twateranirijwe hano nuko nyine hari umushinga mushya natangije, ndifuza ko rero mwese mwawumenyaho. Uyu mushinga mushya rero werekeranye no gufasha abanyeshuri biga banakora. Ubwo rwose ni abantu bari mu bantu bavunika cyane, abantu barwaye indwara zidakira, abo nabo rwose turifuza kubafasha. Mbese umushinga wacu uzafasha abantu bahura n'ibibazo kurusha abandi. Ikindi kandi uzanita ku bana batoya basigwa n'ababyeyi babo bagiye mu kazi, nyamara aba bana bataratangira amashuri. Uwo mushinga rero ni ibyo rwose nifuza ko wazakora, ndifuza ko wazaba umushinga uzagirira akamaro sosiyete. Takina cyumva ibi yahise arebana n'umuvandimwe we kuko rwose aha hose bisangagamo, maze bararebana bombi baramwenyura. Naho rero umuvandimwe we ati narakubwiye uriya musore ni umwana mwiza, nubwo rwose twatangiye tumukeka ariko namaze kubona ko ari umwana mwiza cyane. Bakomeje rero kumva ijambo nyine uyu musore yakomeje kubagezaho. Mbere rero yuko agira andi magambo yongeraho, yarabanje ararangatanya amaso mu bantu maze mu kanya gato rwose abahuje amaso na Takina. Yahise ababwira ati rero uyu umushinga wanjye mushya wavutse umunsi umwe mu mvura ikomeye, ubwo rwose umukobwa umwe yanyibukije ko kugira impuhwe atari ukuba ufite ibya mirenge, ndetse rwose ko icyo ufite icyo ari cyo cyose wagisangira n'undi muntu igihe hari icyo akeneye. Kano kanya yari ari kuvuga neza rwose Takina, ndetse Takina yahise amenya yuko uyu mushinga uyu musore yawutekereje cya gihe Takina yamaraga kumuhereza inote mu mvura iri kugwa, ndetse akamuha n'amagambo yamukomeje. Ati byari ngombwa rwose ko uriya munsi ntakaza ibyo nari mfite byose, maze nkicara aho nari nicaye
kugira ngo menye ko mu by'ukuri habaho abantu ba nyabo, habaho abantu bafite ubumuntu. Yahise rero ababwira ati kubw'iyo mpamvu rero ndifuza gushyiraho umuyobozi w'uyu mushinga, ndifuza kandi gushyiraho umuyobozi uzi neza abagenewe ibikorwa biri muri uyu mushinga, ndetse rwose uzabasha kubyitaho kurusha undi muntu uwo ari we wese. Uwo rero nta wundi ni Mademoiselle Takina. Abantu bose bahise bahindukira maze bareba uyu mukobwa, dore ko nyine bari basanzwe banamuzi mu binyamakuru. Bose rero bahise bamenya yuko kuva kare kose ari uyu mukobwa wari uri kuvugwa. Naho rero Takina we nyine yahise atungurwa maze ananirwa kunyeganyega, ahagarara nk'igiti. Naho umuvandimwe yahise amusunika ati genda rwose, genda nkuri inyuma, ntubizi se ndagushyigikiye. Takina rero yatangiye gutera udutambwe dutoya yerekeza imbere nyine, aho yari afite isoni ndetse yumvaga adakwiranye n'ibintu bari kumuvugaho. Takina rero akigera imbere, Garve yahise amwegera maze amuhereza ukuboko amufasha kuzamuka. Ageze aho yagombaga guhagarara yamufashe ukuboko n'ubundi maze agushyira hejuru ati dore umukobwa umwe rukumbi wansanze umunsi nari nihebye, maze rwose akanyereka ubumuntu ntigeze mbona ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Umukobwa w'ikinyabupfura, umukobwa witonda, umukobwa uzi gukorana umuhate. Uyu mukobwa rero niwe rwose nabonyemo ubushobozi bwo kuba yayobora uyu mushinga, kuko niwe uzi neza abagenewe ibikorwa biri muri uyu mushinga. Ni nawe kandi uzabasha kubiha abo bigomba, kubera yuko rwose muziho ubunyangamugayo. Abantu rero bamwe bakomye mu mashyi, abandi nyine ntibabyumva. Barebaga uwo mukobwa w'umuturage ugiye kuyobora umushinga w'amamiliyoni n'amamiliyoni, bakumva ntabwo bari kubyumva. Gusa ntacyo bagombaga kurenzaho, kubera ko nyine bosi yari yarangije gufata umwanzuro. Ku rundi ruhande ariko Takina nawe ntabwo yari ari kubyumva. Yumvaga rwose ibi bintu atabishobora. Nawe yaritekerezaga akumva rwose ntabwo yabishobora. Mu kanya gato rero ijambo rirangiye, abantu batangiye kujya mu tugurupe nyine bari kwiganirira, ndetse ari nako bari gufata icyo kunywa nyine. Ni nk'aho ikirori cyari kirangiye. Takina nawe yegeranye na Garve, maze Takina ahita abaza Garve ati ibi bintu sinigeze mbitekereza habe na gatoya, kubera iki rwose utigeze ubimbwira? Naho rero Garve ati ntabwo nari kubikubwira kuko ntabwo wari kubyemera, kandi mu by'ukuri iyo ntagutungura ntabwo wari kubyemera, kandi nari nkeneye wowe kuko ni wowe numvaga nta wundi wanyoborera umushinga, kuko numvaga ari wowe rwose uzabikora nk'uko mbishaka, nk'uko mbitekereza. Bakiri kuganira rero mama wa Garve yahise yinjira, maze Garve ahita amufata akaboko aramuzana. Yahise amubwira ati narinje rero kukwereka umuyobozi mushya ugiye kuyobora wa mushinga wanjye. Ni uyu nguyu nyine, ni uyu mukobwa yitwa Takina. Naho rero Takina n'icyubahiro cyinshi yahise asuhuza mama nyine wa Garve. Naho mama wa Garve ati erega ndakuzi, wabaye umusitari cyane. Ikirenze kuri ibyo rero umuhungu wanjye yirirwa kuvuga, nta kindi kintu na kimwe ajya avuga mu kanwa ke uretse Takina. Takina yaramwenyuye yumva koko uyu musore nyine yirirwa amuvuga ahantu hose. Naho rero mama wa Garve yahise amufata ikiganza, yafashe ikiganza nyine umuhungu we amujyana ku ruhande ngo amuvugishe. Yahise amubwira ati hanyuma rero kano kanya turi kuvugana Annabella na papa we baraje. Ndakeka rero bitari bube byiza rwose kuba bagiye kuza muri bino birori, kandi nyine uri kumwe n'uyu mukobwa, sinzi ko biri bworohe. Naho rero Garve umujinya wahise umwica ati baje bajya he ko ntigeze mbatumira? Mama we ati hanyuma se wigeze ubona na rimwe uriya muryango ugombera invitation kugira ngo uze? Buri gihe cyose uba ufite ikaze mu bintu byacu.
niyo mpamvu nyine n'ubundi baje ntabwo bagombaga kuba bafite invitation. Garve rero yahise abwira mama we ati uyu munsi rero ndabereka uwo ndiwe neza noneho rwose nta kubahishira mfite. Yahise agenda abasanga maze Anabela akimukubita amaso yahise avuga cyane ati sheri umeze neza se, ndabona rwose ikirori kiryoshye. Yego rwose twakiriye invitation yacu y'umwihariko y'icyubahiro niko navuga. Naho rero Garve ati invitation y'icyubahiro sinibuka rwose mbaha invitation, ahubwo ndibaza nyine ikintu muri gukora hano. Naho rero uyu mukobwa ahita asekana uburyarya maze akabahise amubwira ati uyu se ni cya kimenya bose cy'umukobwa ndakeka ni Takina. Yego ni Takina rwose, wa mukobwa ukora muri kantine arazwi cyane rwose, yigaruriye umutima w'umukire wari warahunze batazi aho ari. Ibi rero Garova arabyumva maze akumva ko rwose uyu mukobwa yatangiye noneho kurengera. Naho rero Takina we aba yumva nyine atangiye kugira isoni, dore ko abantu bose n'ubundi baba bari kumureba, nubwo iyi nkuru nta gashya kaba karimo kuko abantu bose nyine baba bayizi, ariko nyine Anabela aba agira ngo abantu bose bamwiteho bamurebe, kuko buri gihe aba yifuza kuba nyine ari we wagaragara imbere y'abandi. Muri ako kanya rero papa wa Anabela ahita atera intambwe ajya imbere maze agahita abaza Garve ati hanyuma se mwatekerezaga ko nyine tutagomba kuza muri bino birori byanyu? Mutangiye kutwigezayo uko mwishakiye, murabizi ariko ko turi abantu banyu ba hafi kandi nyine tubafitiye umumaro munini. Ibi bitabaye murabizi ko nyine twabakorera ibintu bitari byiza. Naho rero mama wa Garve ahita nawe abwira papa wa Anabela ati uravuga yuko se ushobora nyine nko kuvuga ku byerekeranye na ya mazu yawe ufite ku birwa, cyangwa wavuga ya makonte bankere ufite muri Amerika? Ibyo byose wabivuga, nyamara ibyo biba ari ibintu by'ibanga, ndetse rwose biramutse bigiye hanze neza bagatangira kubicukumbura byafungisha uyu mugabo, kuko rwose biba ari amafaranga ndetse n'imitungo yabonye mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nyamara bwari buziranyweho n'uyu muryango wa Garve. Uyu umugabo rero acyumva ibi ngibi ahita ahinduka maze agatangira kureba hasi. Naho Anabela ahita amubaza ati papa ibyo bintu bari kuvuga ni ibiki? Naho rero papa wa Anabela ati ntabyo rwose mwana wa, ibyo nyine ni ibisanzwe, ni ibiganiro bari bari kwiganirira. Nyamara ahita agerageza rwose kwijijisha, ariko bya bintu yavugaga byose agahita abivamo kuko aba yumvise ko arebye nabi byamukomerana. Naho rero Garve ahita ababwira ati ariko rwose ntabwo tubakeneye mu birori byacu, icyiza ni uko rwose mwataha maze ibyacu tukabikomereza hano kuko ntabwo twari twabatumiye. Ibirori rero birarangira maze umuvandimwe wa Takina agahita amubwira ati none se ubu ngubu rwose wabaye umuyobozi? Naho rero Takina we ntabwo aba yari yabyumva. Muri kano kanya rero Garve ahita aza amwegera maze agahita amufata ku rutugu, ahita rero amubwira ati umuyobozi mushya wanjye, ariko baba bakubonye. Naho rero Takina ati none se ubundi mbabarira umbwize ukuri, ibi ni ibya nyabyo cyangwa ndi kurota? Wabona ntabaye Cendrillon ahari nyine saa sita z'ijoro ibi bintu byose bikaza gushira? Naho rero Garve araseka akenda gupfa ati hoya, ibi ni ibya nyabyo rwose, kubera ko kano kanya ibintu biba biri kuba kuri Takina ni ibintu atigeze arota habe no mu nzozi ze rwose. Ababona rero ibi bintu biri kurenga ubwenge bwe ku buryo haba ahari abatekereza ko rwose bishoboka ko atari ibya nyabyo. Iminsi rero yakurikiye birumvikana nyine kuri Takina akazi kaba ari kenshi cyane. Aba afite gusoza icyiciro cye cya kaminuza aba ari mu mwaka wa nyuma, aba afite kandi gukurikirana wa mushinga neza rwose nk'umuyobozi.
mbese na ya kantine yakoragamo abafite kuyikoramo igihe gito kugira ngo babanze babone umusimbura, mbese akazi kaba ari kenshi cyane ku buryo rwose aba atari kuruhuka, ariko nanone aba ari gushimishwa n'uko muri kino gihe noneho aba ari kwinjiza amafaranga ahagije ku buryo nta kibazo na kimwe aba afite, ndetse nta no kubara imibare itavamo aba agifite. Ubu rwose ibintu byose biba bimeze neza, ndetse we n'umuvandimwe we baba baryoshye, baba bishimye, uba ubona rwose umunezero utangiye kuza muri iyi famiye. Ni nako kandi urukundo rwe na Garuve ruba rukomeje rwose kwiyongera, ibintu biba bimeze neza, baba bahamagarana umunsi ku wundi, baba basohokana, ndetse rwose baba bakomeza nyine kubonana kenshi, ibintu uba ubona ari byiza cyane. Ndetse kandi Garuve aba akomeza gufasha uyu mukobwa muri izi nshingano ze nshya zose, aba akomeza kumuba hafi, akamuba iruhande, akamufasha aho bigoranye. Iminsi rero yakurikiye, ibintu byagendaga bivugwa noneho byari bibiri gusa, byari ukuvuga urukundo rw'uyu musore w'umukire n'uyu mukobwa, abandi nabo bakavuga ukuntu uyu mukobwa yakoze akazi k'indashyikirwa muri iyi asosiyasiyo yari yarahawe, dore ko rwose yakoze akazi neza, ndetse ibintu byose bikagenda neza. Abantu bose rero bari bakomeje kumwishimira, ndetse banishimira uyu mwanya yahawe. Umunsi umwe rero Takina ari ku kazi, ajya kumva telefone iramuhamagaye, bamubwira ko rero ari kwa muganga, ndetse musaza we ameze nabi cyane, ko rwose imiti yamuguye nabi bikabije, ko ubu ngubu atameze neza. Takina rero yahise agenda yiruka, maze ajya kwa muganga. Akigerayo yahise ahahurira na Garuve, dore ko rwose nawe nyine bari bamuhamagaye bakamubwira ibi byose. Muganga rero yababwiye ko nyine byamenyekanye ko hashobora kuba hari umuntu wahinduye imiti bajyaga bamuha, dore ko nyine ngo barebye kuri kamera zo kwa muganga, maze bakabona umuntu ariko batabashije kumenya uwo ari we, ahindura imiti nyine bahaga uyu muvandimwe wa Takina. Takina yagize ubwoba bwinshi, maze aribaza ati ninde waba ushaka kwica umuvandimwe wanjye? Ese rwose yaba ari umuntu umwe wo muri famiye ya Annabella? Naho rero Garuve yahise amubwira ati hoya, uwabikoze ndamuzi neza, ndamuketse nubwo ntamuzi, ariko nyine mugomba gukora iperereza ryimbitse, ndetse rwose nizere ko polisi kano kanya turi kuvugana igomba kuba ibizi. Nabo rero bati yego rwose twamaze guhamagara polisi. Takina yaramubajije ati urakeka nde wowe? Naho rero Garuve ati ndakeka Victor. Iri zina ryari rishya mu matwi ya Takina, atose kandi we ninde yaba tuzize iki? Naho rero Garuve ati uyu nguyu nyine ni umwe nawe mu bantu bari bakuriye nyine uyu mushinga wacu, ntabwo rero yigeze ashyigikira ko nawe ukuzanamo, noneho kukugira umuyobozi wawo ntabwo yabishakaga, niwe wifuzaga kuba yawuyobora. Kuba rero naramwimye kuwuyobora, ndahamya ntashidikanya ko ari we uri inyuma y'iki gikorwa. Takina rero ubwoba buramwica, maze rwose akicuza impamvu yinjiye muri ibi bintu bituma bashaka kumukuraho musaza we, nyamara ari we muntu wenyine asigaranye kuri iyi si. Ariko rero kano kanya nyine Garuve ahita amufata ku rutugu, maze akamubwira ati humura, tuza rwose, ndahari, ndagushyigikiye, mbari inyuma, kandi muhumure nta kintu cyababaho nanjye mpari. Mu kanya gato rero muganga wari uri kwita ku muvandimwe wa Takina ahita aza akababwira ati muhumure rwose, ubu ngubu noneho ameze neza, twagize amahirwe kuko rwose ibimenyetso by'uko yari ari kunywa imiti itari yo byagaragaye vuba, duhita tumwitaho, ubu nta kibazo na kimwe afite, gusa nyine iri joro turaza kumurarana, azataha ejo, ariko ubu ameze neza. Takina rero yahise amwenyura, maze n'ibyishimo byinshi ahita aryama mu gituza cya Garuve, nkaho rwose yari yishimye nyine. Garuve nawe yahise amufata, maze aramubwira ati komera, komera rwose kandi humura,
ntabwo ibintu byose byagenda nabi, Imana iri kumwe natwe, ibintu byose bigomba kugenda neza. Takina rero yahise abaza muganga ati hanyuma se muga najya kumureba? Naho muganga ati cyane rwose kuko ari no kukubaza, ari kubaza wowe buri kanya. Bahise rero binjirana na Garuve maze bajya kureba uyu muvandimwe wa Takina. Bakimara rero kwinjira, uyu muvandimwe wa Takina akimukubita amaso ahita amwenyura maze agahita amubwira ati umbabarire rwose, urabizi kuri intwari yanjye, umbabarire kuba naguteye ubwoba. Ababivuga namwenyura nubwo rwose bafite imbaraga nkeya. Naho rero Takina ati ariko rwose nawe ntugakine, uzi ko rwose nari nzi yuko neza nari ngiye kukubura. Naho rero uyu muvandimwe ati oya rwose ntabwo byari gushoboka, gusa nyine ndi kwibaza ninde muntu waba wakoze ibi bintu, ko abaganga bambwiye ko hari umuntu wahinduye imiti yanjye, yahinduye nyine urupapuro banyandikiragaho imiti yandikaho indi, ndibaza nyine ari nde muntu wabikoze. Naho rero Garuve ati ibyo tubirimo tugomba kumenya ari nde wabikoze. Uyu mwana ahita abwira Garuve ati ndakwizera ko uzi ubwenge kandi ndi kubibona mu maso yawe ko ushobora kuba uzi uwo ari we. Bakibivuga rero bahita babona Anabela yinjiye, araza rero maze bakimukubita amaso bati wowe uje hano ute, ubwiwe n'iki ko turi hano? Ati oya rwose ntabwo nzanywe n'ibibi, ntabwo nzanywe kandi n'amahane, mumbabarire nari nje kubabwira ibintu nyine numvise, hanyuma wabwiwe n'iki ko turi hano? Nawe ati naje ndi gushaka Garuve maze bambwira ko yagiye kwa muganga, niyo mpamvu naje mukurikiye, nta nubwo nari nzi icyabaye. Ahita atangira kubwira Garuve ati nari nje hano ngo nkubwire imigambi mibisha numvanye Victor, numvise rwose ko ngo ari gupanga kugira ngo agukure ku buyobozi, ikindi kandi ngo ari gupanga kugira ngo yangize uyu mushinga wahaye Takina kugira ngo awuyobore. Naho rero Takina ati hanyuma se niki cyatuma tukwizera ko nawe rwose utari umuntu wo kwizerwa? Naho rero uyu mukobwa ati simbizi niba munyizera cyangwa mutanyizera, ariko ngiye cyari kinzanye ni ukubabwira ibyo numvise maze mukaba mwabyitegura cyangwa mukagira icyo mubikoraho. Arongera agahita ahindukira maze akabwira nyine Garuve ati ni ukuri wa mugoroba amagambo wambwiye yari aya nyayo rwose, nakabaye narakwibagiwe maze nkishakira undi muntu unkunda bya nyabyo, nuko nanjye nyine wagira ngo rwose ntabwo njya numva. Bose rero baba bamuburiye icyizere, ariko nyamara uyu muvandimwe wa Takina arababwira ati nyamara twakabaye tumwumva, ahari nyine wabona ibyo ari kutubwira dushobora kubikuramo igisubizo. Akomeza kubabwira rero ibintu byose yumvise n'ibintu byose azi, maze nyine bagatangira gutekereza ko rwose bakwiye gushaka icyo gukora, maze umugizi wa nabi bakamukura mu nzira yabo. Anabela rero yabijeje ko rwose yabafasha maze bakabasha nyine kugaragaza uyu mugizi wa nabi Victoire. Bose rero bashyize hamwe uko nyine ari bane, ndetse na mama wabo nabo rwose aza nyine kwihuza nabo kugira ngo abafashe, kugira ngo babashe gushyira uyu mugabo ku mugaragaro wari utangiye kubazonga. Garuve rero yatumiye inama y'igitaraganya maze atumira nyine abafatanyabikorwa bose, ndetse atumira nyine n'abandi bantu bose bafite ibyo bashinzwe muri kampani zabo, ndetse n'abafite ibyo bashinzwe muri iyi proje ari nayo kandi Takina yayoboraga. Bose rero baje mu nama, birumvikana uyu munsi nyine Victoire yari yimejeje neza, ahari yumvaga ko nyine bashobora kuba bagiye kuba ari we noneho bahindura umuyobozi. Inama rero yaratangiye maze Garuve avuga amagambo akomeye, arababwira ati ndagira ngo mbabwire yuko muri proje yacu rwose harimo ibibazo kandi bikomeye. Kuva rero twatora uyu muyobozi mushya ari we Takina, ibintu byatangiye guhindura isura kubera yuko amafaranga yatangiye kugenda abura buhoro buhoro, ndetse rwose ibintu bitangira kugenda bigenda nabi. Ubu ndagira ngo mbabwire ko rwose umushinga wacu udahagaze neza nk'uko byagombaga kuba bimeze.
naho rero Victoire yahise anyeganyeza intebe arishima aho yari ari, mbese ni nkaho yahagurutse agakoma mu mashyi ati ariko narabikubwiye, gufata umukobwa udasobanutse, umukobwa wamenyereye guseriva muri kantine maze ukamuzana kuyobora amamiliyoni n'amamiliyoni, narabikubwiye rwose ko ari uko bigomba kuzarangira. Naho rero Garuve ati ubucecetse gatoya, buretse rwose kuko turacyafite byinshi byo kuvuga, mubanze muntege amatwi. Yakomeje rero avuga ati ndagira ngo mbabwire ko dufite ibimenyetso by'umuntu rwose wagerageje kugenda abasha kunyereza amafaranga menshi yo muri iyi proje, ndetse ibyari bigenewe abantu batishoboye akagenda bishyira mu mufuka we. Ibyo bimenyetso byose turabifite. Ati ikindi kandi dufite n'ibimenyetso ko noneho nyuma y'ibyo byose umuryango wa Takina watangiye kugenda utotezwa, harimo no kuba umuvandimwe yaragiye kwicirwa kwa muganga aho imiti ye yahinduwe, nyamara uwayihinduye nawe ni umwe mu bantu bari hano. Naho rero uyu Victoire yahise akubita ku ntebe ati ariko rwose namwe noneho muri gukabya, mugeze naho kunshinja n'ibyo byose se? Bahise rero batangira guprojeta amafoto umuntu nyine yari ari kujya guhindura ibi bintu byose kwa muganga, maze batangira kwerekana ifoto y'umuntu wakoze ibi byose, nyamara uyu wakoze ibi ngibi yari umukozi wa Victoire. Kano kanya rero Victoire amaso atangira kumutukurana kuko aba yatangiye kubona ko rwose batangiye kumuvumbura, ndetse ibintu bye byose biri kugenda bijya ku karubanda. Garuve rero yakomeje ababwira ati ikibabaje si igihombo cy'amafaranga twagize banyereje, ikibabaje ni abantu yagombaga kugirira akamaro, ni abantu bagombaga kwitabwaho. Abantu koko murya amafaranga mukarya n'amafaranga y'abatishoboye, amafaranga y'abarwayi batagira ababavuza, amafaranga y'abanyeshuri bananiwe kwiga, nta soni koko muba mufite? Mu kanya gato rero polisi yahise yinjira, dore ko rwose noneho bo bari bafite ibimenyetso bifatika by'uko nyine abangaba bagerageje rwose kuba bakwica umuvandimwe wa Takina. Ikindi kandi bari bamaze kubona impapuro zerekana amakonti banyirizagaho amafaranga, ndetse rwose n'ibindi byaha byose bagiye bakora. Bahise rero babwira Victoire ko bafite impapuro kandi bemerewe kumuta muri yombi. Uyu mugabo bahise bamwambika amapingu maze baramujyana, ndetse n'abandi bose bakoranye muri kino gikorwa. Ibi byose rero byararangiye maze abantu bose bariruhutsa, ndetse rwose bashimira cyane Annabella kuba yarabafashije akabaha n'amakuru, amwe mu makuru yari afite, maze bikaba bitumye uyu mugizi wa nabi rwose akurwa muri iyi kampani, dore ko yaratangiye kuyigirira nabi cyane, yaratangiye kubiba birenze, atangiye kugenda akora ibintu rwose bitari byiza habe na gahoro. Naho rero Takina yashimiye cyane nanone Garuve wabashije rwose kwitanga ndetse agatekereza kure kugira ngo ibi byose bibe bigeze aha, ndetse yamushimiye icyizere yamugiriye no kuba rwose yaramuhaye izi nshingano, akazi yakoraga yishimye anezerewe. Yamushimiye kandi ko yamwishyuriye amashuri, ubu kano kanya akaba afite diplome ye. Anamushimira byimazeyo kuba yaravuje umuvandimwe we, ubu rwose ubuzima bwe bukaba bumeze neza. Yamushimiye buri kimwe cyose, ndetse rwose mama wa Garuve nawe yarabishimiye, maze ababwira ko rwose abishimiye kandi azajya akomeza kubaba hafi akabafasha. Yanabwiye rero kandi Annabella ati Annabella, ni ukuri ndagushimiye kuri iki gikorwa wakoze, ikindi kandi ndakwifuriza amahirwe masa, uzabona umusore ugukunda, muhuza mwumvikana,
kandi rwose ibintu byose mu byumva kimwe. Annabella rero nawe yarishimye maze abasezeranya ko rwose ibintu by'umujinya n'umushiha n'agashyari atazongera kubigira ukundi, ndetse rwose ko abahaye rugari. Yarababwiye ati ariko n'ubundi muri couple iberanye, ntababeshya uretse kwijijisha, n'uwaba atareba yakorakora, muraberanye, abantu bose barabibona ko muri couple iberanye. Noneho uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane. Ubwo yavugaga Takina aritonda cyane, ni umunyabwenge, ntabwo rwose wigeze wibeshya. Burya kuva na kera kose wari uzi guhitamo, urabizi nyine amahitamo yawe narayemeraga. Muri kano kanya rero Garuve aba ari guseka, ari nako kandi ari kwitegereza Takina amureba ubutamukuraho ijisho. Ahita amufata mu kiganza ati Takina, urabizi ndagukunda, narabikubwiye, ariko noneho reka nongere mbikubwirire n'imbere y'abantu. Ndagukunda cyane urabizi, ikindi kandi nkwifuza mu buzima bwanjye, ndetse rwose nkwifuza no mu bikorwa byanjye. Nifuza ko wampora iruhande ibihe byose. Yagize atya rero abakoze mu mufuka maze akuyemo impeta, yashyize ivi hasi ati Takina, iyi mpeta imaze ukwezi mu mufuka wanjye, ariko nari ntegereje igihe cya nyacyo, umunsi wa nyawo kugira ngo nyikwambike. Ndashaka kukubwira yuko ari wowe mukobwa wahinduye ubuzima bwanjye, ari wowe wampaye icyerekezo. Ndifuza rero ko wanguma iruhande, maze icyo cyerekezo wanshyizemo njye nawe tukaba ari cyo twerekeranamo. Ndagukunda cyane rwose. Takina rero emosiyo zari zamwishe, dore ko nyine iyo ibintu byabaga ari byinshi ku munsi umwe yabaga yumva byamurenze. Gusa kano kanya yari afite ibyishimo nawe bidasanzwe. Yahise abwira rero Garuve ati nanjye ndagukunda, ni wowe musore wa mbere nakunze mu buzima bwanjye, ndetse ni nawe famiye yanjye, wowe na musaza wanjye. Warakoze rero kumba hafi, warakoze kunyizera aho abandi batanyizeraga, warakoze kumbonamo ubushobozi umuntu uwo ari wese atigeze ambonamo. Nanjye ndagukunda cyane, kandi ni ukuri nkwemereye rwose kutazigera wicuza kuba warampisemo. Yamuhereje ikiganza maze amwambika impeta. Barahagurutse barahoberana, abantu bose barishima. Umuvandimwe wa Takina byari byamurenze, yumvaga atazi amagambo yabivugamo. Umubyeyi wa Garuve nawe byari uko. Mbese ibintu hano byari ibyishimo. Baraserebuye rero maze rwose biratinda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.